agahinda ndasoma Zaburi y'104 umurongo mutoya w'30 mbone kuja ahandi. Aravuga ngo naba mwahageze ni 104:30. Aravuga ngo yohereza umwuka wawe bikaremwa. Amen. Ubutaka busubiza ubugingo bushya. Ijambo nibyo ngo wohereza umwuka wawe bikaremwa. Ngiye gusoma kandi urwandiko rwa Pawulo mu Baroma igice nkunda cyane, igice n'umunani, ndasoma murongo wa mbere ngere ku wa 4 ndaza gutaruka kuri 14 kandi. Aravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu byambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoresheje ubwo yatumaga umwana wayo ufite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, akira ibyaha bya kamere y'iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusozwe muri twe, tudakurikiza ibya kamere ahubwo y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Kuri 14 akavuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba, Data. Umwuka w'Imana ugwawo amanywa n'ubwacu ukatubwira ko turi abana b'Imana. Amen, amen. Amen, amen. Murakoze kuntegera. Yego. Subiye kuvuga ko nishimye kubana namwe. Aya mahirwe Imana yayambaye muri kino gihe, tari mu itorero ryanje ngo mbe no mu rugo rwanje, ariko nabo ibindi bimpoza umutima yinezeza. Amen. Imana ihimbazwe. Muri iyi minsi bambaye ibiri, nzavuga ku by'umwuka kuko no mu cyumweru cya Pentecost. Amen. Nzavuga ku by'umwuka w'Imana natwe. Agakiza k'Imana, agakiza Imana yatugeneye, yicaye hasi agatekereza mu mugambi wayo. Ako gakiza iragashyiraho mu mugambi w'Imana udakuka uvuye mu rukundo. Yego. Ariko bukeye umwami wacu Yesu Kristo nawe agashoramo ikiguzi, ariyo maraso yiwe yo ku musaraba. Manake byumvikane, ababizi barabizi baturusha ubwenge, finansema y'agakiza ni amaraso ya Kristo. Amen. Umushinga w'Imana Yesu arawufinansa. Amen. Ariko rero uyu mwuka tugiye kuvuga awubera umuhuzabikorwa, coordinateur, ntabwo niko muzamubyita. Yego. Awubera umuhuzabikorwa. Umuhuzabikorwa nashatse kukubwira umuhuzabikorwa w'ubukristo, umuhuzabikorwa w'Imana nawe, umuhuzabikorwa w'ubugingo bwawe bwose no kurama. Yego. Izina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Umuhuzabikorwa
ariko ntitumufate nk'ukundi. Hari umurundi umwe numvishije yigisha, nari mpari sino kumva si ku iradiyo, arigisha ariko we ngo aze kuvuga, aravuga ngo avuga Imana data n'umwana, ageze aravuga ngo umwuka ngo ni umuyede mugani wiwe, ngo ni umuyede w'ababo, ni umufasha w'ababo. Iwe rijya zina baza bavuga ngo ni umufasha, aravuga ngo ni umuyede. Oya, umwuka si umuyede, umwuka ni Imana nyakuri, umwuka ni Imana yabaye mu kurema, umwuka ni Imana yabaye igihe cyose cy'abahanuzi, umwuka ntigeze asigara, ariko umwuka yakoze ibitangaza igihe cy'itorero ry'Imana. Yego. Ubugingo bwacu umwuka w'Imana aragaragara. Yesu ahimbazwe cyane. Amen, amen. Niyo mpamvu Yesu yavuze wenyine, aravuga ngo ikigira icyo kibamarira nuko nagenda, ngo kuko nindagenda umufasha ndazaza. Yego. Ariko aravuga ngo ningenda nzabwira data yohereza umufasha, ngo niwe mwuka w'ukuri, ubwo azoza azabayobora ahari ukuri kose. Yego. Uyu munsi ndavuga hejuru yo kuyoborwa n'umwuka, kuyoborwa n'umwuka, gukorana n'umwuka. Ejo nzavuga hejuru yo kuba mu mwuka. Yego. Nanibuka izakubwira ejo umuyobozi wacu watuyoboye azambere Pasiteri Revera Papa Moise Onesimo. Ndashaka ko azaririmba indirimbo zamukumburaho n'abakiyibuka izivuga ngo musaidizi yuko, musaidizi yuko. Ndasizemo ndabisabye, reka nsubire ngo ibyo mbaye nshaka kuvuga. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Amen. Imana yacu ishimwe. Iyo uyu muhuzabikorwa ataza, jewe mba ndi irungu, mba ndi umuntu wo hasi utazi no kuvuga, ariko umwuka w'Imana yamaze irungu. Yego. Ahimbazwe cyane Yesu Kristo. Haleluya. Kandi icyo mbabwira ni umwuka koko, ni umwuka. Mwibuke ikidafite umwuka ni intumbi, igifite umwuka kiranyeganyega. Yego. Wayo uhumeka banyeganyega, iyo babyaye umwana bakabona arahumetse arishaganyije, aba afite ubugingo. Umwuka niwe uza udutera kwishaganya, niwe uza udutera guhumeka, akadutera kuramya, akadutera guhimbaza Imana, akadutera urwo rukundo. Umwuka ni umwuka. Ufite umwuka aba yanyeganyega. Abakristo benshi gituma batanyeganyega, bataza bava aho bari, bagira umwuka w'ubugingo. Yego. Guturuka muri Yesu Kristo umwami. Amen. Ni umwuka uva ku Mana yacu, ni umwuka nyakuri. Amen. Reka tugende mu byo twasomye. Twasomye ijambo ry'Imana. Ndavuga akamaro k'iby'umwuka. Iyi sura nagiye gusoma ndayikunda cyane, zanicara nisoma pe, yarangijije. Kuko igihe nabayeho mu buzima bwanje, kamere ntiyakundiraga kuko mpimbaza Imana. Kandi muri kamere haba amanyanga, haba akajagari. Ariko ngeze muri iyi sura menya yuko iyo kamere dukwiriye kuyicisha ingeso z'umwuka. Yego. Kandi izo ngeso z'umwuka nsanga Imana yazimbaye. Nezezwa nuko mbonye uko kunesha. Nawe nezerwe nuko wabonye uko kunesha. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Asifiwe Bwana wa majeshi. Amen, amen. Undi isura rwose. Muri yo hari ibintu ngenda mvuga uko bikurikirana, ndabikugezaho nawe byenda birakunezeza. Yego. Duhereye hariya twasomye ngo yohereza umwuka wawe bikarema.
yohereza umwuka wayo bikaremwa. yego. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Yohereza umwuka wayo bikaremwa. Amen. Turaza kugera aho hepfo avuga ngo udafite umwuka w'Imana si umwana w'Imana. Murwanire kubana n'umwuka azagera iwawe bikaremwa. Yego. Amen. Yohereza umwuka bikaremwa. Jewe ndayango narabivuze umunsi umwe ndangawushuda nari naremeye mu idini bene ukuri kayutse ntacyambanaga ndacanciraga urubanza turamwo ariko ndarashitse ubwibwa. Yego. Sinari narabonye umuntu nuzuza umunezero ngo anuzuze ibyishimo ameze n'urwo rukundo ameze gupfukama ameze gushaka Imana. Ariko reka singiza Imana yanje bukeye yohereza umwuka biraremwa. Amen. Haleluya. Haleluya. Yohereza umwuka biraremwa. Icyo ni icya mbere kiza kiba mu muntu. Umwuka azaza bikaremwa. Uko ndi kose nuko meze naje ndubahirije kandi icyubahiro cyo mu isi n'Imana yanubahirije. Yego. Uko ndi kose naje ndubakitse. Mfite abo dusangiye, mfite abantu dusenga n'Imana, mfite abantu tumenyeranye, mfite abakozi dukundana n'ibindi. Ariko sinjye wababyaye ngo bangunde, ntacyo nanakoze ngo baba banje, kuko turacyakorana kuko nguko, ariko ngashima n'uyu mwuka w'Imana igihe wohereje biraremwa. Amen. Biraremeka, biraremwa. Haleluya. Umunezero uraremwa, ibindi byose biraremwa. Amen. Haleluya. 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 Yandemeye inshuti, yandemeye ibyishimo, biraremwa iwanje, biraremwa. Ubukristo muhuzabikorwa araza, ubukristo inshuti z'inshuti guhimbaza Imana ndakubwira. Amen. Yesu wanje kimwe cyane Ahimbaza. ko ndagira ngo ngumaho nkubwire nawe utarana wakira asaba umwukazi wawe. Yego. Ibyo wifuza byose, ibyo ukeneye byose, ibyo ubona byo guheza abantu benshi baza bashakisha, ariko saba umwuka w'Imana nazi wawe biraremwa. Amen. Haleluya. Haleluya. Biraremwa, umwuka azaza bikaremwa, bizoremeka iwawe. Umunezero bizogumaho, ibyishimo bizogumaho, ibyo ushaka byose bizoza. Ndacyabivuga ngo ubwire ukuntu uwo mwuka azadufasha. Muranihanganira ngize iminsi mfite ruvutura, gripe, ndakorora cyane, ijwi ryanje ko rirasaraza, ariko nditonda muraryumva uko riri ryose. Ko turakumva. Amen. Amen. Ese turi kumwe yemwe? Yego. Ko mbabwira yohereza umwuka biraremwa. Amen. Haleluya. Haleluya. Umwuka biraremwa. Amen. Utagira umwuka ndazanyeganyega, yohereza umwuka bikaremeka. Cyo ni icyambere umwuka wera azadukorera. Ijambo rya kabiri ye kuvuga ukuntu umwuka yadukuye mu rubanza rw'ibirego bibi bya kamere bizana urupfu. Yego. Ni hariya twasomye Pawulo yaranditse aravuga ngo noneho menye yuko ngo abari muri Kristo Yesu ndateka bazakigwaho. Yego. Ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye rigize urubanza rw'itegeko ry'urupfu rya kamere. Amen. Imana yashihaga umugisha. Imana ihimbazwe. Itegeko.
imana yacu ishimwe cyane itegeko ry'umwuka w'ubugingo Amen. imana yaduhaye mu mwuka umwuka yaraje aduhezaho adushiraho ubudahangarwa Yego. yadushizeho ubudahangarwa yadushizeho ubudahangarwa cya tegeko rikiducira urubanza iry'umwuka w'ubugingo ryadukuye iyo ngiyo mu rubanza itugira abantu b'Imana. Amen. turacyahagenda turacyahavuga noneho namenye ako kajambo mu minsi yahitaga iri iwacu muri Kongo muzi kuko twahawe komine nk'abandi ariko ishyari n'urwango batugirira barayirega ngo niveho barayirega cyane ariko biza kunanirana barahagaritse gusa baravuze ngo niyihagaze ariko ngo kuyikuraho kurananirana hava akajambo ngo katumye binanirana baravuga ngo dekre abazi igifaransa barabizi dekre yasohoye iyo komini ngo ntiboyikuraho bayikuyeho baba bakuyeho n'ibindi byose byasohotse uwo munsi zitunganye baba bazikuyeho ntibishoboka Yego. ntibikunda kandi baravuga ngo bagiye kwica iyo dekre ngo bazoba banishe ibyo bita constitution cyangwa n'itegeko nshinga ryo muri Kongo birananirana naje zamimbaza imana ngashima imana ari dekre yaduhinduye abana b'Imana Hallelujah. itazoshobora gukurwaho na satani pidekre yaduhinduye abagaragu b'Imana idukiza urubanza rw'urupfu ngo none ndabimenye Hallelujah. abari kuri Kristo Yesu ndateka hari dekre iturinda hari itegeko ridukingira hari urukingo Bwana wetu wasifiwe Asifiwe sana Yesu. Imana yarakiduhaye ntimukagira ubwoba pe muze mwibuka abantu umunsi ngo satani agenda kurega umutambyi witwa Yoshua yaramureze cyane aravuga ati kuri yuzu umubona abwira Imana ati ni umunyabyaha nawe ni umuntu nk'abandi akora ibi bakora ibi n'ibi ariko ngo marayika aza kumwegera amubwira ati tuva imbere we uvanga wowe n'ireguza ryawe aravuga ngo bariya ngo umushumi wakuwe mu muriro Yego. ibyo ni bya tegeko turi umushumi twakuwe mu muriro Yego. turi umushumi wakuwe mu muriro Hallelujah. ntabwo dukira yiteka hari dekre ivuga yuko turi abana b'Imana Amen. Bwana wetu apewe sifa Asifiwe Yesu. Imana yacu ishimwe cyane Amen. hari iyo dekre niyo dukundira kuko dutsindwa umwuka w'Imana yarayiduhaye Yego. Imana yacu ishimwe Imana ihimbazwe. ijambo rya kabiri mvuga ni uko umwuka yaje kudutsindira kamere Yego. ibyo twari twarananiwe kugeraho kubera kamere itugumanamo nababwiye kamere naje nayibayemo rero nta muntu utazibamwo kuko ndahamya avuka yuzuye umwuka w'Imana reka bene babagiye bakirwa bakiri abana ariko kamere manyanga aba muri kamere ifu iba muri kamere ariko umwuka w'Imana icyo yaje kudukuraho ni ingeso za kamere Yego. ni ingeso za kamere kuko hariya mu Bagalatiya harasa n'aha twasomye azavuga ngo nimuyoborwe n'umwuka ngo niho utazakurikiza ingeso za kamere kuko umwuka yanga ibya kamere na kamere nayo ntihuza n'umwuka ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo byombi birahabanye
ndagiturana n'ikindi ndagicana ndagucana icyanzu n'ikindi kamere bari yego umwuka w'Imana hawo eh, birahabanye birahabanye ibibana iyo utuye mu mwuka ni imbari na kamere ni kumwe cyane wagenda kandi muri kamere ntubana n'umwuka yego niyo bavuga ngo ababa mu butware bwa kamere ntibijya bishoboka kuko banezeza Imana oya kubayo vanayo akarenge vanayo n'intekerezo abe n'amaso arangizayo yego vanayo hindura imibereho ababiyo ni kure n'iyo bigwa yego yego n'iyo umwuka aza akorana n'abantu biwe Imana yaduhaye umwuka wayo kugira ngo udukize imirimo ya kamere yego Yesu ashimwe cyane ahimbaze cyane dukize imirimo ya kamere kamere ije kure ntitukazabeho kandi tugengwa na kamere ariko tuzobeho dukurikiza iby'Imana ishaka amen amen iby'Imana ishaka cyawukora ubushake bw'Imana ataba mu mwuka w'Imana birahabanye ni kure ntibiturana nabikubwiye ntibiturana ntibicanye ibyanzu oya kimwe kiba ukwacu ikindi kiba ukwacu ikindi kiba ukwacu ikindi nongeraho mvuga gikurikira ni umwuka yaje kuduhindura abana b'Imana yego yaje kuduhindura abana b'Imana yaje kuduhindura abana b'Imana bakundwa turi abana b'Imana yaje kuduhindura abana b'Imana yego ndetse reka navuge si kuduhindura abana b'Imana gusa ngo no kuduhindura baragwa yego abana b'Imana amen nawe uzi ko umwuka yaguhinduye ku mwana w'Imana byose urabyemerewe amen byose urabifite ibiri kwasi ni ibyawe umunani wawe byose urabyemerewe amen uzi ikintu ubujiji tubamo n'abantu batazi iyo baba baza bihenda ese noneho tugende no mu by'umubiri mwari mwabona umuntu uza gusaba umugabane atavuka mwari mwabona umuntu wicara aza gufungura mu rugo rutari rwa se mwari mwabona umuntu uza gusaba ngo mbeze iki ngiki ndarahavutse nugenda jewe ngava kwa data agenda kwa se wundi ngo mbeze nganze gukora mbeze umunani kawubura bishoboka igituma mutabibona mwarananiranye kuvukwa ubwa kabiri ijambo ry'Imana araho rizatwigisha umunsi Yesu avugana na Nikodemu yaramubwiye ngo umva byabwo ubwa kabiri ngo kuko iki byawe n'umwuka n'umwuka yego ngo niki byawe n'umubiri n'umubiri tahe nizobyara intama ntama izobyara ihene umuntu avuka asa n'uwamubyaye yego nimuvuke 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 amaze ndamara kuba ngo ese njyewe Imana yarandaye nzasenga bariko ntacyo kiza ngo Imana njyewe sinzi nimunsengere naje mbere banza wikontorore banza wisubiremo ese urwo rugo uzugenda muruvukamo uwo muryango uza wisesekamo uvukamo uzurira kugabana ibyaho utarahavutse waduhinduye kuba abana b'Imana niki gituma tudahinduka ndasaba abanumva nyabuna abana b'Imana muri abana b'Imana Imana irabakunda ariko nimuhindura imibereho yego
nimuhindukire nimuhindure imibereho duhindure twitwa abana b'Imana. yego Siko Yesu yabwiye abantu mwese ko muri babi mukamenya guheza abana banyu icyo babasaba. Mwarabonye ngo so mu ijuru we ngo niwe uzoza wimana yohereza umwana wiwe yovuga ngo mfata ngo ese siguheza iki n'iki igituma tugasaba twananiwe kubwoko bw'Imana. Ndasabira abanumva, ndasabira n'abandegera, ndasabira n'abatanumva abari mu itorero ry'Imana. Imana ibaheze kuvuka ubwa kabiri. Imana ibaheze kuvuka ubwa kabiri. Imana ibagabire umwuka wayo babyare ubwa kabiri. amen 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 Sifa kwake Bwana Yesu. haleluya Avuke ubwa kabiri, umuntu akwiriye kuvuka ubwa kabiri. amen Yesu wacu ashimwe cyane. ahimbazwe Yesu ahimbarizwa ibyo aza dukorera. amen 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 Reka noneho nababwiye. Amen. amen Amen. Amen. haleluya haleluya Oh, haleluya. 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 Jewe nza mvuga. Ariko ko warakoze Mana, warakoze. Zanibuka maisha nabayeho ndazi ko umwuka w'Imana abaho mba mu idini gusa. yego Kanyobera ariko ukunga Imana yateguje ako gakiza navuze. Amaze bikorwa akaza kukangezaho. yego Zabinezeza cyane rwose. imana ishimwe Ko ndavuga akamaro umwuka tumarira. Bwana wetu asifiwe. asifiwe yesu Kuri iyo sura ku murongo wa 26 iyaba byakundaga nokagize nk'ikintu nambara ariko zangira ngo wocurisha nk'icyuma akagenda mu banditsi akandika iyo vezi. yego Iyo nibutse intege zanje nkeya ariko nkibuka nuko nkiri mu bumana amen zaje aho ngaho ngasa n'uwavomye amazi amara inyota. amen amen Azavuga ngo igiswahili nicyo kiza kivuga neza ngo kazarika na huyu roho ngo niko n'umwuka w'Imana adusabira mu ntege nke zacu. yego Twebwe ngo ntituzi gusenga uko bikwiriye ariko umwuka w'Imana batagira umwuka w'Imana abana b'Imana. amen Umwuka w'Imana bavuga n'umwuka w'Imana amen amen ngo nikazadusabira ku mbaraga nke zacu ku ndege nke zacu twe ngo ntituzi gusenga uko bikwiriye ariko umwuka w'Imana ngo aniha iminiho iyo nayobye iyo nagize ubunebwe aniha iminiho iyo ntambitse ndora hadakwiriye aniha iminiho yego iyo itorero rihuye n'ibyago aniha iminiho muri biriya byago twabonye iriya ruguru aniha iminiho yego yego haleluya haleluya uhimbazwe mwami haleluya haleluya si kubw'imbaraga zacu uhimbazwe mwami si kubwo n'amaboko yacu aniha iminiho bitavugwa imbere y'Imana. amen hari n'azavuga mu Bagalatiya ngo ntitugateze umwuka w'Imana agahinda. n'abari Abagalatiya tugateza umwuka w'Imana kuriya niwe uzubabara
iyo Yego. duhuye n'iriya sekusi, iyo Mm. duhuye n'intambara, iyo dupfushije abantu barengana, Mm. iyo igihugu kigiye mu byago, iyo ubukristo bugiye kugera ku iheneberezo, animiniho Oh, data we. animiniho Hallelujah. Asante. Oh, Hallelujah. zafashwe cyane muze musenga, ngafashwa rwose. Imana ishimwe. Amen. byibuka ngo hari uwo mufatikanyije amasengesho yanyu ntazamupfa ubusa, mufatikanyije na mwuka w'Imana. Amen. Gusa ko bikwiriye, ariko we ngo azaniye iminiho, animiniho, 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 Asante. ngo azasabira abera nk'uko Imana ishaka. Amen. nigera kuvugana n'umugabo umwe yari inshuti yanjye tukemera muri wa musho, arambwira ngo we ngo ntageze aza gusenga ngo yibagiwe gusabira inka ziwe, ngo nukuri azasabira inka ziwe, ngo aba ari yadusoza asabira inka ziwe na nimugoroba agasabira inka ziwe. Amaze ako kajambo karaza ngo umwuka azasabira abera akurikije iby'Imana ishaka. Yego. Naranamubwiye ndoya, si ibyo, umva Yesu uko yavuze. Yaravuze ngo nitubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabo, reka dushake Yesu, tubwire umwuka w'Imana abe kuri twe, ndi nayo ibindi bizoza nyuma. Inka n'ibindi azabyongera byose uko bingana. Yego. Nananiwe kuva kuri iryo jambo, kuko ibyo turimo n'umubabaro wuzuye abanyamurenge, n'intimba bagendana, dore mbeze inyuma y'urugo bitari ku bushake bwanje, ariko urugo ntirumbabaje iyo nibutse itorero. Dukundana twabanaga mu bitaramo, urukerera dusenga, ariko nabuze aho mbashyikira. Ariko nzakumenya ko nzobivamo, gituma nzobivamo ziko umwuka w'Imana ari mu kuniyiminiho, ari mu kuniyiminiho. Arasabira abagiye muri Canada, aniyiminiho. Arasabira mwebwe bari muri Europe, aniyiminiho. Asabira abari mu gihugu cyacu, aniyiminiho. Asabira abari mu kurara mu mvura, aniyiminiho ngo itavugwa. Iwe bazasabira Imana ngo azasabira abera kuko Imana ishaka. Amen. Yesu wacu ndagukunda, Yesu wacu Ahimbazwe mwami wacu. Yesu wacu ndabizi neza yuko muri wowe ntacyo tuzobura mu mwami Imana yacu. Animiniho, iminiho itavugwa, animiniho itavugwa. Igihe kimwe nigera kubohwa, baranjana, bangeze ahantu hamwe kuri Goma. Yego. Ariko abari bahagarikiye iyo prison baravuga ngo bavuze ko ari umupasiteri, ngo nimumuraze ni prison, nimugende mumureba umuntu umujana aze kumuraza neza. Inzu nagiye kuraramo nsanga irimo umugore w'umukristo. Yego. Arambwira ngo reka azane igitabo yaranaririmbaga, yarivugaga ururimi rwacu, yazana gushimisha turaririmba. Ngo amarambwira atese bakoye ndi ndacopi, singizi naje sinzi icyo bamboyeye, none ubu iri iwacu ni igihe nyine kandi cya politike zitari nziza. Yego. Ntibamboshe ngo nagize igiterane ngo dushime Imana ku byari byabaye. Ngo none nari nishimiye gutsindwa kwa bamwe, byose mbaye nshaka kubivuga. Yego. Icyo banjijije ariko mwerekaho nasomye, niyo ryavuga ngo Imana yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Yego. Arambwira ngo mundu w'Imana ngo humura, ngo humura, ngo Imana irenganura, ngo burake yakurenganuye. Yego. Imana ishimwe. Njya kuryama nerekaho ndyama, ariko nibuka mvugira ijambo, ndavuga ngo Mana simfite umwanya wo gusenga,
ariko nawe uruzi ko ndi mukuri umwuka wera unira imiho itavugwa iyo uzuniha yego jewe simenya gusenga ariko unira imihigo barakeye mu gitondo umva barahamagaye ngo nize zo gutora piyese zanje ndahaye yego Imana ishimwe umwuka w'Imana aniha iminiho itavugwa azasabira abera nk'uko Imana ishaka Imana ishimwe azasabira abera nk'uko Imana ishaka Imana izishaka ko abera batungana umwuka nawe usaza n'iminiho asabira abera nk'uko Imana ishaka yego oh haleluya 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 Imana yacimbazwe cyane Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro amen yaho navuze aravuga ngo yaduhinduye abana ngo ariko si n'abana gusa iduhindura abaragwa hamwe na Kristo Yesu Imana ishimwe haleluya 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 abaragwa turasa muragwa turabaragwa juru Imana ishimwe turabaragwa juru yaduhinduye abaragwa hamwe na Kristo amen 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 oh Yesu yigeze kubwira intumwa ze barabwira ngo ni mwebwe mwabanye nanje ibyo nahuye nabyo byose ngo none reka mbayishuke mbabwire ngo data yayishimiye kubabikira ubwami amen kugira ngo muzoze dusangire nawe haleluya urabaragwa yego umwuka yaduhinduye abaragwa hamwe na Kristo turabaragwa ibyo mu ijuru byose tuzobiragwa zanezerwa na rya jambo ry'umunsi w'imperuka wa munsi ngo gusobanura intama mu ihene ngo azabwira y'uburyo bwiwe reka aribo nivugira yego ngo nimuze mwebwe ngo wahawe umugisha na data isi itararemwa haleluya umugisha wacu si ukuragura uzuva mu ijuru yego Imana ishimwe mwahawe umugisha isi itararemwa amen ni ukuri zanezerwa akabaho n'amavu z'induru nyine mu cyumba kibaza ngo rusingizwa we nawe umwuka Imana yohereza umwuka ngo ugusange iyo wabaga ubu wabaye umuragwa kandi sinzagira amashaka yambuye mu kajagari n'ibindi byose mu kavuyo nababwiye mu manyanga ndabarika ndumuragwa haleluya amen Imana ishimwe abapasiteri tubana muri uyu murongo benshi ndabazi kandi ndabakunda n'ukuri kuri Imana nakuze namwe nkunda habe n'utuzina twanyu aho ndazi numva ndadukuze yego reka mvuga uku murabaragwa amen amen murabaragwa haleluya murabaragwa asante murabaragwa impamvu yohereje Imana yohereje umwuka ibaremera iki gitaramo murabaragwa haleluya haleluya muhumure murabaragwa abaragwa bazaraganwa na Kristo amen uwo munsi bazababwira ngo nimwinjire mwebwe abawe umugisha na data mwinjire mu bwami mwari mwarabikiwe avuga imirimo bakoze siyo nirirwa mvuga ariko hari indirimbo izinezeza izivuga ngo twasize ubwiza wari mu ijuru bwari mu ijuru uza kwima iyo ngoma yawe ivensi ya nyuma izivuga ngo abo mu ijuru ngo bazagusingiza ngo nuza kwima ya ngoma yawe ngo zubwiye jewe nk'uko jewe iwawe haleluya wino zitaho nakugeneye intebe bayihungure ndeba we amen wino zitaho nakugeneye haleluya wimane naje haleluya haleluya asifiwe Bwana amen 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 haleluya nzoba ndi kumwe namwe mazina ndi kuko yabona ba Nyiramwiza babora ba Clementina
n'abandi ndabazi. Yesu ahimbazwe cyane. ashimwe Yesu. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Dorikasi yaririmbye indirimbo ngunda iwe turaziranye. Irya uzima ni nawe umuroni kabisa. Ufite ubugingo ndahumeka. Yego, Imana ishimwe. Ndahumeka mu mwuka w'Imana ndahumeka. Amen. Ariko ndakunda ahandi zivuga ngo Mwokozi aliniondoa porini yanguye mu ishyamba. Ngo sasa natunzwa nyumbani mwa Mungu. Amena. Natunzwa nyumbani mwa Mungu. Haleluya. Natunzwa nyumbani mwa Mungu. Amen. Ndakuka kazoro kasizozimira. Niyo ndine kutunzwa ikindi gihe niko kuvugwa. Ndavugwa mu nzu y'Imana. Natunzwa nyumbani mwa Mungu. Amen. Ngona sasa kwa mvua ya mbingu ninamzalia. Haleluya. Amen. Sifa kwake Bwana Yesu. Haleluya. Natunzwa nyumbani mwa Mungu. Umwuka yaranzanye. Yewe nukuri kose Imana data yarakoze. Yesu Kristo wambambiwe ndamukunda cyane. Ashimwe. Umwungeri umuba muri iki gitaramo azayigisha amaraso ya Yesu uganezerwa. Imana imumugisha. Kunda Yesu cyane. Amen. Ariko abo ni Bibiliya zibambwira ariko umwuka we zirava ngo naramubonye. Yego. Nukuri niona matendo makuu ya Roho Mtakatifu. Naramubonye. Naramubonye akora ibitangaza naramubonye. Imana yacu ishimwe cyane. Ihimbazwe. Imana yacu duheze guhimbaza umukiza wacu. Amen. Hari icyumwisho ngiye kurangiriza ariko. Dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Igice cya 2 umurongo wa 27. Yego. Hazava ngo gusigwa mwasizwe. Ngo nabakugumye muri mwe ndimuzogombera ubundi mwigisha. Yego. Ngiye kubabwira ngo ikinini Imana yaduhaye ni ukugusika. Amen. Bwana pewe sifa. Asifiwe sana Yesu. Gusigwa mwasizwe. Ariko yaransize. Umwuka w'Imana yaransize. Amen. Ngira inshuti nyinshi. Abana n'abatazi Yesu. Ariko abari mu mwuka w'Imana barankunda. Amen. Yapfuye kuba ngo ari mu mwuka w'Imana zanuva mukunzi. Nimwibaze abayobozi bacu b'iki gitaramo ndabakunda cyane. Namaze kumenya ku isonga hari Aimable. Ari zanjye Imana imumugisha cyane. Yarakabije kumutekereza mwami Imana kandi nza gusabira rwose. N'uyu waduhagarikiye none uyu muyobozi turi kumwe Nyiramwiza. Abo nibo namenye ndaye mu komite yabo ni benshi. Imana yarabasize. Imana yarabasize. Yego. Igituma tubumva tukabakurikira. Imana yarabasize. N'ugusigwa mwasizwe n'Imana. Imana ishimwe. Asandi kuyo tutazatwishwa n'umwera. Asandi ko tugira amavuta yicara duhindura kubabasha. Imana ihimbazwe. Bwana pewe sifa. Ahabwe icyubahiro Yesu. Ugusigwa mwasizwe. Niko kuzakutuma munesha urugamba. Ugusigwa twasizwe nicyo kizagituma dunesha urugamba. Imana ishimwe. Wa munsi w'indambara y'Abisirayeli na Goliyati yari yabaciye intege. Yego. Harimo abantu badashobora kwirwana. Abantu benshi ntibari basize. Nta mavuta bagiraga ntibari basize. Abo ni ba Yowabu umukuru wa Dawudi. Wigeze kubwira Dawudi ngo nava aho ngaho amucyaha ngo nahunge. Yarasize nta mavuta. Imana yarananze umunsi bamuzana. Namusigire ku mwami Imana irambwira avuga ngo suwo siza ndeba ng'abantu. Yego.
ubundi ari kurwana urugamba ngo aneshe. oya ubundi mvuga ni umuntu wasiguruwe hano umwami nani Sawuli uw'Imana yigeze gusiga amavuta, Samweli amusiga amavuta ngo abe umwami. yego ariko bukeye ntiyumvira Imana. Imana iza kuvuga ngo oya ndicujije icyatumye mutora kuba umwami. iramusigurura iramusigurura umwumve iramusigurura. nawe yari aho mu ndambara ndacu yari gutwara umuntu wasiguruwe. yego ariko haza kuza akana gatoya. Samweli yari amagize iminsi, yari amaze muri iyo minsi amwimikishije amavuta. Imana iramuvuga ngo genda mu bana ba Yese ngo ufite uwo nitoranyirije ku mwana. Ngere ko amuhamagaza abana biwe noye kubitindaho. Arawazana ako gatoya Dawudi. Baravuga ngo uyu nguyu bafite umutima nk'uko nshaka. yego Haleluya, haleluya, haleluya haleluya haleluya, haleluya. asante Hari ubwo muri abanyamahirwe kandi icyatumye Imana ibahamagara mubwira umutima nk'uko Imana ishaka. yego Imana ntiyabaciye ubusa, mubwira umutima nk'uko Imana ishaka, nimuhorane uwo mutima. yego noneho ako kana ngo kaze kugoboka karaza kati uriya muntu watuka Imana ni umuntu nyabaki jewe no mwica. bamusubiza inyuma. baza kongorera Sawuli bati hano hari umwana yakamejeje ngo aramwica. ati nimumuzanire murebe. baramumuzana yamureba baramubwira ngo papa we daye we ngo genda wisubireyo yewe uriya ni umuntu wamenyereye intambara afite uburambe. yego nawe uri umwana mutoya ugenda ndi ushobora intambara iragoye. Dawudi atoya ese wahite mwana jewe wahotoye idubu jewe wishinja rifatije intama uriya umunyamahanga utarakebwa arananira. noneho Sawuli ngo aza kumubwira ati reka nkwambike ibintu bigukingira. Dawudi ngo yigeramo atoya uyu si umwenda si wo, ibi sinabimenyereye, ibi ngibi sinabimenyereye. yego arabyambura ntiyabimenyereye. iby'intambara ko yagenze murabizi. yego Umufilisitiya yaramubwiye ngo ngwino gira ngo bagire ibisiga wa mwana we urushe wiyumya uriyumije. ati ngwino. Dawudi ngo aramwegera aramubwira ngo wowe wanderanye uducumu n'amacumu. wari waje wenda gutera mu izina ry'Imana ya Isirayeli wasuzuguye. uyu munsi ngo isi yose n'abari hano bamenye kuko muri Isirayeli hari Imana. Imana ihimbazwe. haleluya, haleluya, haleluya haleluya, haleluya. haleluya duhaye turwana intambara ariko kibabaza ni abakristo benshi basiguruwe. yego barasiguruwe baraja ku rugamba barasiguruwe. urugamba ntiruzarunesha basiguruwe. abatakigira amavuta ntibatuve imbere. dukomeretsa nabivuze navuze ngo Imana yaduhaye urukingo. yego Imana yaduhaye urukingo. Imana ishimwe. Imana yaduhaye urukingo. intambara ntacyo dukomeretsa na kimwe. abacafite ayo mavuta nibareke. yego ariko reka mbaheze kuraje. bibaye gusigwa twasizwe n'umwuka w'Imana kukiri muri twe. ugusigwa twasizwe naba tudasiguruwe ka Sawuli ngo Imana iba yaricujije ku byo tuyikorera ivuge ngo ndababaye. tukaba tugisizwe nk'uko Dawudi yarasize. takizatuma tutanesha. urugamba tugezemo
tuzarunesha. Imana ishimwe. Urugamba tugezemo tuzarunesha. 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 Subiye mbabwiye kandi ndarangije. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Imana ishimwe cyane. Icyo ngiye gusura kubabwira nubwo nakivuze. Ndanzi humure urugamba murimo ndi muri mwenyine. Yego, Imana ishimwe. Kazarika na wiro. Kazarika na wiro ngo niko n'umwuka dufasha muri biriya bibazo dufite. Ni umwuka dufasha mubahaye batoroma. Ni umwuka dufasha iminihi itavugwa azasabira abera nk'uko Imana ishaka. Amen, amen. Iki gitaramo cyanyu cy'urukerera muri kumwe n'umwuka w'Imana. Amen. Azababanza imbere muzamusanga yanisha iminihi itavugwa. Imana ishimwe. Ntibiyumye ntitunyore inzara turakomeye. Yego. Nditwiboneho turabe ibitangaza turi kumwe n'umwuka iminihi itavugwa. Imana ihabwa icyubahiro. Dayimoni ntawe yihenda ndiyihende ese uko ndaraheba uko ndaza abo tubana ndaza abo tubana nimuhumure muri mu mwuka kandi umwuka ndani atari kumwe namwe. Yesu yabwe wa Musamariyakazi aba igihe cyaje kandi kirahari babasenga data by'ukuri bazogusenga mu mwuka ngo dore Imana ni umwuka. N'abayisenga bayisenge mu mwuka no mu kuri. Bamwe bari muri Australia, abandi Hollande, abandi Norvège, abandi Suède, abandi Congo, abandi ariko twese turi mugura muri urukerera. Amazina cyari ni mu mwuka w'Imana. Imana ishimwe. Imana ni umwuka bayisenga. Mugumaho gutindaho unezererwaho ushima Imana muraho umwuka ari kumwe namwe ko araniyiminiho. Ni mugumaho ngaho ingamba ngaho turugezemo kandi tuzarunesha. Imana ishimwe. Imana ibaheze umugisha bagasanire. Ubumwe bwanyu muri Kristo Yesu bugume buendereye. Yego. Ndangije mvuga ngo amahoro ya Yesu asubira abana namwe. Uyu mwuka navuze azinduka abana namwe yiriranywe namwe iyo muje abaryama muri hamwe umwuka barinzi. Amen, amen. Turagushima Mana yo kwizerwa.